ni intambara yashyiraga akaga kangana gute ku Rwanda? Yashyiraga akaga gakomeye cyane ku Rwanda ku rwego ntashobora kubigereranya kubera yuko ni ibyagaragariraga amaso, kandi noneho bigakurikirwa n'amagambo yaratangajwe na Félix Antoine Tshisekedi ubwe, nuko bari bagiye gusinyana amasezerano yo guhoshya amakimbirane mu karere, ariko umuzi nyirizina niba FDLR igiye kuvaho cyangwa se ibyo bari gusinya harimo kwenda FDLR izasenywa na Congo, ariko noneho Congo yo ikabitsinze igitego cy'uko irangije kuvugana n'u Rwanda, yita ko rugira rute aggressive ari rwo rwahigabyeho igitero. Yego, ariko nta gakoroshe karimo ko abatera Repubulika Demokarasi ya Congo ari abene gihugu bacyo ba M23 bari mu burenganzira bwabo. Icyo gihe byari kuba birangiye rero, iyo M23 ni nkaho u Rwanda rwari kuba ruyishinje, rwayihagarariye muri ibyo bintu byose. Ubundi ingamba z'ubwirinzi haba hari amahoro ho ntizikenewe, hari akantu nyine ntajya nemera ngewe ku giti cyanjye, rwemeye gusinya gute ku kintu cyitwa ngo gukuraho ingamba z'ubwirinzi kandi zigomba guhoraho niyo haba nta mwanzi usanzwe ubona hakurya yawe. ubona bishoboka. M23 AS ntabwo ari yo gufata Kongo yose, yo irashaka kubona nta kayihayeho ka politike n'ubutegetsi bwo kubohoza igihugu y'igihugu ifite. Yirashaka ngo amasezerano yagiranye na leta ashyirwe mu bikorwa ku ngufu, kuko kumvikana byaranze. Mbahaye ikaze mwebwe mwahisemo Makuruki TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Isura Nyayo, ikiganiro cya Makuruki TV, aho tuganira byinshi, aho twinjira mu buzima bw'igihugu cyangwa se bw'imibereho y'Abanyarwanda, ariko kandi nta nubwo duhejwe n'ahandi ku isi. Jewe nitwa Niyodushima Dieudonné, tugiye kubana muri iki kiganiro Isura Nyayo, aho tugiye kuganira ku burasirazuba bwa Kongo, aho tugiye kuganira ku mutekano muke mu gihugu gituranye, aho tugiye kuganira ku ngaruka ibi byose biba mu burasirazuba bwa Kongo bigira ku munyarwanda, n'icyo u Rwanda kugeza ubu ngubu ruvuga, n'ingaruka bigenda bigira ku gihugu, ndetse n'uburyo Abanyarwanda bakwitwara mu bibazo nk'ibi ngibi. Ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro Isura Nyayo, kuko mba ndi kumwe n'abasesenguzi batandukanye mu ngingo zitandukanye, bitewe n'amakuru cyangwa se n'ubumenyi bafite kuri iyo ngingo tugiye kuganiraho. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine nk'uko nari maze kubibabwira, ndakwakiriye cyane Jerome Munyentwari. Urakoze cyane Dieudonné, urakoze kabisa. Jerome Munyentwari ni umunyamakuru ubimazemo imyaka irenga 20 buriya ntirenga. Oya, ntabwo arabigezemo, ntabwo irageramo, uko biri kose irenga 10. Tubuye hari uko biri kose irarenga 10. Jerome Munyentwari yakurikiranye cyane amakuru y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, kuva umutwe wa M23 ndetse na AFC baje kwiteranya watangira intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Jerome, reka mpera hangaha ndamutse mvuze ko mu gutangira kw'ibi bitero cyangwa se kw'iyi ntambara ya M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta numwe watekerezaga yuko bishobora gufata imyaka ingana gutya. Naba mbeshye? Ntabwo wabubeshye, nta numwe wigeze atekereza ko bimaze gufata imyaka 6 kugeza ubu cyangwa se 5 hagati aho ngaho. Nta muntu wigeze atekereza ko iyi ntambara ishobora kurenza imyaka 2 itarava mu nzira, swate bumvikanye mu buryo bwa diplomasi cyangwa se barwanye uruhande rumwe rutsinze urundi. Ariko burya bajya bavuga ngo rero Dieudonné, ngo utangiza intambara ariko kuyisoza byo ntabwo bigena. Uko intambara itangira, uyitangije uko igomba kurangira, ntabwo ari wowe ushyiraho iyo planning. Byagenze gute rero? Dusubiza inyuma mu mateka wenda yavuba yo mu myaka 4-5 turi muri iyi ntambara, cyangwa se iyi ntambara itangiye. Byatangiye gute? Bararwanira iki? Basabaga iki?
icyo barwaniraga cyane cyane ubwo turajya ku ruhande rwa M23 niyo AFC nayo yishyiremo niyo iharanira ivuga ko iharanira uburenganzira bw'ababo bahejwe ishyanga na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifatiye ku masezerano yagiye ajya hagati yayo guhera muri CNDP 2009 ukazamuka amasezerano atarubahirijwe kugeza ubwo mu 2012 havutsemo M23 byose rero bifatiye ku kudacyura impunzi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guha umutekano abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi bisanze bagomba guturana cyangwa se kubana n'abari basize bakoze jenoside mu Rwanda bari muri Exfar bahindutse FDLR n'andi mazina yayibanjirije za Ariri Pariri yose hanyuma rero biza kurangira kubera yangenga bitekerezo abo ba FDLR bari bambukanye biza kurangira iyo community nanone yabo mu bwoko bw'abatutsi ihungira mu bihugu byo mu karere ibyo ngibyo rero n'u Rwanda birumvikana n'u Burundi ni Uganda ndetse na Kenya aho hantu hose abo bantu barahari imyaka rero bamaze bacunaguzwa cyangwa se bahejwe ishyanga kuko n'uwahunze yabanje guteshwa umutwe no gukangwa byasabye ko rero abahungu bishakamo imbaraga kugira ngo batahe nyuma y'uko ibiganiro n'amasezerano byari byanze kujya mu buryo ubwo ni Mouvement du 23 mars n'amasezerano yo kuwa 23 Werurwe yari yabayeho muri 2012 ariko ntiyagerwaho bituma noneho bavuga bati reka dukoresha uburyo bw'ubundi bwo kuza mu ntambara bamwe baturuka Uganda cyane cyane benshi naho bari baturutse yego noneho bahera mu gice kiri hafi y'umupaka wa Uganda na Kongo iyo wumvishe umuvugizi wabo Dr Barinda Oscar aravuga ngo ntabwo twebwe dukunze intambara kuki bavuga ngo ntibakunze intambara kandi bakayigumamo kudakunda intambara ese mbaje ikibazo cyoroshye ariko kinakomeye burya bwose amahitamo intambara nta mahitamo arimo ku muntu wari we wese intambara nta mahitamo arimo ishobora kukugwirira ariko ntabwo wahitamo ubwo buryo namabura kindi ubundi intambara kuvuga ko rero badakunze intambara afite ukuri 100% ariko kubera ko nta yandi mahitamo bafite bisanze bagomba kurwana kugira ngo uburenganzira bwabo ubwo nubuhe nukwitwa abene gihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nukuba kuri gakondo y'ababyeyi babo ibyo byose rero byarananiranye ko Kongo ibumva kuko urabizi ko bafite politike yo kuvanga uburasirazuba bwa Kongo butuwe n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi noneho by'umwihariko bati bo n'Abanyarwanda yego sinzi uko byaje kugenda kugira ngo bavuge ngo igice cy'uburasirazuba avuga Ikinyarwanda precisement abatutsi bo n'Abanyarwanda ariko hariyo n'ubundi bwoko batita Abanyarwanda kandi buvuga n'Ikinyarwanda hanyuma rero nkiraho babinjiye mu ntambara bari M23 ariko noneho tuza kubona nyuma ya muri ya myaka n'ubundi intambara irimo bihuje n'ikindi cyitwa AFC ngira ngo bayishyira hanze ku mugaragaro bavuga ko bayitangije ku mugaragaro bari muri Kenya Nairobi ariko tubonamo abantu bari abanyapolitike bakomeye ku butegetsi bwa Joseph Kabila barimo nka Corneille Nangaa ari nawe coordinateri noneho uko kwihuza kwa AFC na M23 byazanye iki byazanye zihe mbaraga kuri abangaba bavuga ngo twebwe turi M23 gusa uribuka ko nyine M23 yongeyo reka duhere aho mu 2012-2013 ifata umujyi wa Goma igitutu mpuzamahanga ubwo na Amerika yabinyujije kuri Uganda ibasaba kuva muri uriya mujyi baragiye bacikamo kwanza babanje gucikamo ibice bibiri ubwo ubwabo yego muri 2012-2013 aho ngaho bageze muri Rucuru bacikamo ibice igice kimwe kijyana na bwana General Sultan Makenga ndetse ikindi kijyana n'uwitwa Bodengaruye kiza hano mu Rwanda
noneho icyo mu Rwanda cyamburwa intwaro kinajyanwa mu nkambi tukite gutyo y'impunzi ikibungo. Abo ngabo abo bantu rero baje kongera gushyikirizwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yayoborwaga na Kabila. Abi Uganda bo ntabwo bigeze bamburwa intwaro ngo ariko bajyanwe kure y'umupaka wa Uganda na Kongo, ariko ntabwo bigeze bamburwa intwaro. Abo rero nibo bongeye kwirejeneramo M23 mu 2021. Baza begera mu misozi ya Salambwe ni mu birunga hariya muri Sabyinyo. Mu gihe bari aho ngaho ariko Tshisekedi bafashe ubutegetsi. Afashe ubutegetsi bari basanzwe n'ubundi ubwabo ari abopoza bahurira hamwe, bumva neza cyane ko Kabila navaho hakaza Tshisekedi azumva umuopoza wese icyabagambira cyangwa se icyabasaba muri bwa burenganzira buba bwarahonyanzwe. Abatumira Kinshasa bahamara amezi arenga 18 niba ntibeshye, ariko ibyo baganiriye harimo agakoroshe, ntabwo bajya bashaka kugatindaho cyane, ariko harimo agakoroshe kuko uburasirazuba igice gikomokamo nyine ababyeyi babo bari mu nkambi style kigomba kwigenga, kuko bakitaga sinistre cyangwa se cyasigajwe inyuma tubyite n'amateka. Kubera ko amateka nyine niyo yasigaje inyuma ako gace, nibize guhura na rya zina rya bamwe mu batuye u Rwanda. Hanyuma rero Tshisekedi ntabwo yabikunze gushyira mu bikorwa ibyo nabyo bari bamaze kumvikana muri ayo mezi 18 bari muri hoteli bagira ibiganiro baganira. Byabaye ngombwa ko rero urugamba rutangira. Ku ruhande rwa M23 bavuga ko mu gihe barimo bava Kinshasa yabarashe mu mugongo. Urabyumva? Uruhande rwa leta narwo rukavuga ruti mwavuye Uganda muza kwitereka muri Salambwe muri Sabyinyo mudafite gahunda yo kurwana, ni mwebwe mwatangije iyi mirwano. Bon, entre guillemets watangije imirwano sape importe, ariko ikiriho cyo nuko impande ebyiri zirimo kurwana kandi buri ruhande ruvuga ko hari icyo rurwanira. Mu gihe rero M23 yari mirwana kandi imaze gufata igice gitoya cya teritwari ya Rucuru muri Kivu ya ruguru, byabaye ngombwa ko uwitwa Corneille Nangaa warahunze igihugu ashinga icyitwa Alliance Fleuve Congo. Kivukira muri Nairobi nkuko wari ubivuze, ubwo ni nko mu 2022. Yego. Twabyasaba kujya kureba amatariki. Hanyuma kiza kunganira M23. Ntabwo cyaje kunganira M23 rero kubw'igisirikare, cyaje kuyunganira kuri diplomasi muri politiki. Kuko buriya urugamba niba urubona burya ntabwo imbaraga za gisirikare zo zitsinda urugamba. Iyo ishyaka riri politiko militaire iteka urwo rugamba rutsinda ari uko diplomasi yawe yarushije yabo muhanganye. Yego. Imbaraga za gisirikare zo ntabwo zishobora kugutsindishiriza mu gihe diplomasi yawe itari gukora. Bivuze ngo nihakenerwa aho kuganira tuzabona aho twohereza. Ntabwo turi abasirikare gusa, ahubwo dufite n'abashobora kujya mu kumeza ibiganiro. Ni ukuvuga ngo n'ubundi M23 ni muvoma, ntabwo ari igisirikare. Kuko buriya sinzi niba ujya ubyitaho, ariko M23 ifite icyitwa ARC, nicyo gisirikare, Armée Révolutionnaire Congolaise. Noneho rero iyo M23 ryabaye izina rimira ARC. Yego. Ni M23 ni politiki, ubundi yo ntabwo ari igisirikare. Ariko diplomasi yayo uribuka ko yari ikuriwe cyangwa se na nubu n'umugabo witwa Bertrand Bisimwa. Baje kubisuzuma nyine abacurabwenge bari aho basanga ibigango bye muri politiki na diplomasi ntabwo bihagije ku buryo bugeze ku kigero cya Corneille Nangaa Yobero wari ukuriye komisiyo y'igihugu y'amatora yigenga y'Kinshasa. Kandi nawe akaba yamaze kugumukana na Tshisekedi yasize ku butegetsi, amushyiraho afatanyije na Joseph Kabila Kabange general. Yego. Hanyuma ngira ngo nabyo urabizi, abantu dukurikiye cyase nabo barabizi, nta gishya turimo tuvuga. Mbere yuko Tshisekedi ahabwa ubwo butegetsi yahawe muri envelope perezida w'u Rwanda yagiye abigarukaho. Tshisekedi yabanje gusinyana amasezerano ya Kabila ko nubwo
agiye ku butegetsi ariko ari akamverope cyangwa se ari agakado je ne sais pas si niba ari kado empoisonné cyangwa se iri non empoisonné izamara igihe runaka ntabwo izamara igihe ahubwo yari perezida ugiye ku butegetsi ariko twakwita nk'agakingirizo ariko perezida style ari wa wundi urusimbo wari we Kabila yego kuko muri amasezerano harimo ko azaba senateri w'ibihe byose byarakozwe azaba empereur ubundi cyangwa se umwami w'abama ariko w'igikari utazakurikiranwaho ikintu icyo ari cyo cyose cyagenze nabi ku butegetsi bwe uzajya afata noneho igikomeye cyane muri ibyo ngibyo harimo muri amasezerano ngo nihajya gufatwa ibyemezo birebana n'igisirikare nta cyemezo kirebana n'igisirikare kigomba gufatwa ku butegetsi bwa Tshisekedi Kabila atari ugihaye umugisha nk'umujenerali cyangwa se nk'uwahoze ayobora Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko style afite na touch mu gisirikare nawe wagiye abapangira amapeti ibyo rero Kabila nako Tshisekedi ageze ku butegetsi yarabyanze y'amasezerano yatesha agaciro ibwo rero bise bivuga ngo kugaba igitero kuri systeme yari y'ubushize yagushyize ku butegetsi no kwica ryabanga ry'akazi ryatumye Tshisekedi agera ku butegetsi ubwo bivuze ngo Kabila ndetse na Corneille Nangaa bahise baba nungunitsi cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bugiyeho na cyane ihuriro ryabahuzaga Tshisekedi yahise aryambura ubushobozi ndetse no mu nteko ishinga amategeko imyanya ayikuramo guverinoma ayikuramo ahita ashinga rero icyitwa Union Sacrée noneho icyitwaga cash ndumva ari cash cyo agitesha agaciro agitesha agaciro biza kurangira rero Kabila na Corneille Nangaa batumvikanye na Tshisekedi Corneille Nangaa warahunga mu buryo bwumvikana Kabila we agenda mu izina ryo kujya kwiga ajya muri Afrika y'Epfo ariko nawe yarahunze byatangiye abantu ushobora kujya impaka n'umuntu kumeza nk'aya ngaya Kabila yarahunze wowe ukamwita yagiye kwiga kandi ko kamakuru ari officiel kandi ko mbye makuru ko yagiye gushaka masters na za doctora muri Afrika y'Epfo ariko tout simplement yari yihungiye nirahira rya manda ya kabiri ya Tshisekedi Kabila ntiyahagaragaye yego ari naho bavuze ngo yarafite amasomo ngo yarafite teze ngari kudefanda ntabwo byari byo biriya ntabwo byari byo ahubwo hari ikibazo ndumva namaje kugisasira kugira ngo cyumvikane ariko Corneille Nangaa akimara urumva mu guhunga kwe yavuganaga byanze bikunze na ya opposition ya M23 ya yinderi yizeye ko Tshisekedi nagera ku butegetsi ibibazo byose arabikemura yego bikarangira bamarishije amezi 18 Kinshasa ntihagire ikivamo bikarangira batangiye kurwana ubwo rero ko Corneille Nangaa yahunze yavuganaga na Bertrand Bisimwa baza kwiga neza basanga ibigango bya Corneille Nangaa washyizeho president kuko ne wari president wa komisiyo basanga bamwiyegereje byarushaho kuba byiza ariko barareba basanga se uzaza muri M23 nk'ukuriye Bertrand akungirize cyangwa harakorwa iki baje gusanga rero bagomba gushinga Alliance Fleuve Congo izana diplomasi naha bageze ni diplomasi ya Alliance Fleuve Congo ariko hari wahera ngo akavuga ngo programme politique cyangwa se intego za Alliance Fleuve Congo ntabwo zari intego za M23 none ntibyatumye icyatumye M23 itangira n'urugamba nticyaba cyaravangiwe na Alliance Fleuve Congo bakabajyana mu zindi mpamvu z'intambara zitari za nyazo zari zatumye ko batangira urugamba ntabwo uri kure y'ukuri M23 iyo ntabwo yatangiye ivuga ko igomba kubohora Repubulika Demokarasi ya Kongo yose yo yashakaga igice cy'uburasirazuba cy'ubutaka gakondo bw'ababyeyi precisement icyo mu bwoko bw'abatutsi yagishakaga kugira ngo igituzemo ababyeyi bature batunganirwe borore bahinge ariko impunzi zitahuke yego Alliance Fleuve Congo yo nkiyashizeho ubutegetsi buriho ubwo reka nyite gutyo kubera ko Corneille Nangaa rukuye komisiyo y'igihugu y'amatora yari bizi neza ko Martin Fayulu ariho watsinze amatora ariko baranga baramunyanganya ndetse ejo bundi turigoma Corneille Nangaa yaremeye icyo reka tufate ko yemeye icyo cyaha
yaravuze ati nashyizeho monster nashyizeho igikoko kandi nahagurukanye intambara yo kugikuraho. Kabila we ntabwo aragaragaza ukuri kwe, avuga ati iki gikoko nashyizeho ndi mu ntambara yo kugikuraho, ahubwo we entre guillemets arakikingirije inyuma ya AFC M23, nubwo Kongo yerureti ni wowe koko uriyo n'umuryango mpuzamahanga cyangwa se na Amerika nayo ikamufatira ibihano bishingiyeho, ariko we ntabwo ari dekarara. Ariko mu minsi iri imbere hari ijambo Colonel Nanga yavuze, ariko yaje gukatirwa urwo gupfa Kabila nubwo atari no kuvuga ngo ntari dekarara, yaje kugera hashinga ubugambanyi bwo yazaga. Ibyo ngibyo ntabwo ashobora, urumva yakatiwe in absentia, ushobora kubyemezwa ariko wowe utabyemera, we ntabwo ari byo yivugiye. Kandi none se wajya kuvuga ngo mu nkubite kubera yuko nakoze icyaha kandi utanemera ko hari icyo wakoze. Kabila we ntabwo yemera ko ari ikintu kibi yakoreye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kuriya umubona mu burasirazuba bihura nuko yagombye kuba ari Kinshasa, ahubwo ubushake bwe bumushyira hariya. Kabila we nta kintu arabitekereza, arabivugaho rero. Hanyuma twinjiye mu mateka kugira ngo tuze kugeraho duhurize ibi bintu n'u Rwanda n'Abanyarwanda. Inzira yose tunyuzemo mu minota itambutse y'ukuntu byatangiye n'impamvu z'urwo rugamba n'abagiye barwinjiramo, mu by'ukuri ubyumva neza arumva neza ko nta Rwanda rurimo aho ngaho. Hanyuma Jerome, urumwe mu bantu bakurikiranye iyi ntambara ndetse wagiye ugera n'ahabereye urugamba, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akunze kugaruka akavuga ati ariko aba bantu ntabwo ari u Rwanda rwabohereje. Ibi ni ibibazo byegekwa ku Rwanda. Kuki mutwegeka ibibazo biri interne cyangwa se bya Kongo? Ese u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwikorera ibibazo byarwo rukikorera n'ibibazo bya Kongo? Yagiye bigarukaho mu mbwirwaruhame nyinshi zitandukanye. U Rwanda rwaje kuzanwa muri iki kibazo gute? Ni ibifatiye ku mateka, amateka ya mbere y'ubukoroni na nyuma yabwo. Impamvu u Rwanda rwazanywe mu mwandiko, reka tubyite gutyo. Urumva Kongo yo ntishobora no kwemera na rimwe ko ihanganye na M23. Kongo yo irakubwira iti u Rwanda rwaratwinjiriye guhera. Urumva Kongo iriho ubu ngubu, iriho kubera yuko intambara y'1997 yarwanywe hagakurwaho Mobutu. Niyo mpamvu Kongo iriho. Icyo gihe ntabwo u Rwanda ruhakana ko iyo ntambara rwari ruyirimo, ndetse na Uganda n'u Burundi bari bafatanyije. Rukuraho Mobutu, hajyaho Laurent Désiré Kabila. Hanyuma umugaba w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba General James Kabarebe. Icyo gihe hari abajyanama Laurent Désiré Kabila isagira bavuga ko bamukanguye, bamukura igishashi ku maso, baramukinzeho, baramubwira ngo u Rwanda rwakwinjiranye. Niko gufata General James Kabarebe, urumva, aramwirukana muri ofisi ye nk'umugaba w'ingabo, amusimbuza undi mu general, izina rye rijya rinjyakura ariko nawe ari hafi muri mind, ni umunyekongo. Hanyuma akantu kabaye aho ngaho, abanyamurenge, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bari muri AFDL, bose bafatanyije gubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na Kabila zikari abanyekongo, bose bahise bakurikira General James Kabarebe, bahita bashinga icyitwa RCD. Niyo mpamvu ubumvise icyitwa intambara ya kabiri ya Kongo yahise ihera hano Igoma, bagashimuta indege bagahita bakora ziriya operasiyo zose zagiye zikanageza n'Ikisangani na za Kitona, sinza habanza ariko hagati aho ngaho. Iyo operasiyo abantu barayibuka. Ubwo rero ibyo byazamuye imyumvire ya Kongo yo kuvuga ngo abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, barimo n'abari bavuye mu Rwanda nyuma yo kubura urubohora, kuko na bamwe bagize n'uruhare muri liberation y'u Rwanda, batumye Kongo ikomeza gushimangira ko abo bantu bose ari abanyarwanda. Hanyuma rero haje gukurikiraho
inkubiri y'amasezerano ya sanisi turayibuka integration mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu byaragiye bigeza ku rupfu rwa Laurent Desire Kabila, birarungutana hajyaho Kabila ubwe nk'umwana fisi biza kurangira byanze nanone havuka CNDP ya Laurent Nkunda. Urumva ibyo byose Kongo igakomeza kuvuga ko biri guterwa n'u Rwanda na politike y'u Rwanda iri kubyinjira inyuma. Ubwo rero wari uti u Rwanda rwinjizwa mu mwandiko rute muri iyi ntambara noneho mu gihe ndetse na perezida w'u Rwanda wavuga ati agera hano akanero akavuga ati abantu baturutse muri Uganda gute mudukomeza kudushinja iby'u Rwanda. Ibyo byose rero birafatira kuri ayo mateka maremare ufatiye ku kuba n'ibi bice byose barwaniramo byarahoze ari iby'u Rwanda. Noneho ukongera ukabonamo elema zaje zirwana kugira ngo u Rwanda rubohorwe kugeza n'ubwo General Sultani Makenga uyobora M23 bwe nawe yari ingabo z'inkotanyi zabohoye u Rwanda. Bityo rero Kongo kubyumva ko neza nizo mpunzi inyishu umubare munini 200 biri mu Rwanda kandi abo bahungu bakaba baravutse bavuye mu rubyiruko rwafashe ziriya ntwaro ngo rurwane muri M23 ari urubyiruko rw'abahungiye mu bihugu byo mu karere uhereye ku Rwanda. Ibyo byorohera Kongo gushinja u Rwanda ko ruri inyuma y'ibi bitero cyangwa se ari narwo rurwanayo. None ibiramambo urumva isi kuvuga ko itiyobora ntabwo naba menje wa mugani wo Murundi, ntabwo naba nteye ingoma icumu, ntabwo naba nteye nibuye ku karere. Hari icyo bita New World Order gikomeza gukurikirana iby'iyi ntambara. Yego, ubwo icyo ni ikihe? Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika na UN yacyo bakomeza kohereza ibyo bita aba expert ba UN. Abo ngabo professionally nk'abanyamakuru turi muri studio ntabwo twabita the so called cyangwa se abiyitwa cyangwa se abahamagarwa. Yego, ariko u Rwanda ukajya wibuka neza cyane ko rubita abiyita inzobere. Yego, ibyo rero nibikuraho ko izo raporo bakora zihabwa umugisha na ya UN iba byabohereje kandi ni izina burani ni twabyita gute ni nk'umwana wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubyite gutyo kugira ngo byumvikane. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero na za diru zose Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo igira na Amerika ntibikuraho ko ari n'amakuru y'ubutasi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziha Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ko bamaze no kujyana n'amasezerano afatiye ku mabuye y'agaciro, ariko ingurane yayo akaba ari ugusekiriza Repubulika Demokarasi ya Kongo bikozwe n'ubuhanganye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo ujye ubona raporo za UN ndetse no kubyemeza batanashidikanya kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda ruri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo ni bya New World Order. Ibyo rero Kongo ibishingiraho ivuga iti u Rwanda ruri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo iby'ibihano twanze kwirirwa tubyinjiramo. Yego, hanyuma urumwe mu banyamakuru nagize amahirwe yo kukubona kuko urumwe mu bantu bageze Igoma nyuma gato yuko hafashwe uyu mujyi wa umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru igiye mu maboko ya AFC 23 ku itariki 26 z'ukwa mbere 2025. Urumwe mu bantu bahageze ndetse urumwe mu bantu babonye zimwe mu ntwaro Rwanda ruvuga ko zari zo kurasa Kigali cyangwa se zari zo kurasa u Rwanda. Rero noneho turebe iyi ntambara twabonye y'abakongomani hagati yabo, twabonye uburyo yinjijwemo u Rwanda. Iyi ntambara yari reka nkoresha ijambo ry'icyongereza yari threat cyangwa se yari icyago cyangwa se yari ifite izihe ingaruka ku Rwanda, ku mujyi nka Goma uhana imbibi na Rubavu kuko ni imijyi bambuka kuyigeramo nini abantu bajya batera urwenya bakavuga ngo ni imijyi y'impanga cyangwa se ni imijyi kuva Gisenyi ujya Goma ntukeneye no gutega. Yari icyago kingana gute ku Rwanda
ubwo iyi ntambara yarigeze hafi yarwo igoma. nta jambo rihari wowe ushobora kuba warasomye inkoranyamagambo rirenze icyago rirenze icyago rwose ku Rwanda ntarihari kuko urumva nari nibereye kwanza uvuze ngo nambutse igoma ariko intambara goma ifatwa na mbere nk'iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe mbere yuko goma ifatwa nari muri kara karere goma ifatwa nari muri wa mujyi ari amasasa ari amabombe nayinyari munsi narabyiboneye rero narabyiboneye narayijoro ndeba uko dukurura amakuru ko FRDC abinkwakuzi bari abajenerali bamaze kunyura mu kiyaga bagiye ariko noneho tukahagarara ku mpaka petite barriere tukabona abarwanyi baracyarimo twibaza ese koko uyu mujyi waba wafashwe ese ziriya ultimatum za M23 zakoze siko tubona ko hari ugukangata ntabwo twe tuzi ko buri buze gucya bigenda ariko cyari cyabaye kandi noneho nitubona ingamba z'ubwirinzi buriya tekinike za gisirikare buriya ntuza abasivile tuba abasivile nta kintu twabonaga na kimwe cyerekana ko u Rwanda rwiteguye en conséquence reka nta kintu cyabigaragazaga ntiwabonaga umusirikare w'u Rwanda wenda patrol imwe imanutse indi zamutse ngo bavuye ko bari gucungira hafi ibyo bintu ariko urugamba twabonye rwagaragaje ko wagira ngo n'ubutaka bwarasaga rwose pe wagira ngo n'ubutaka bwarasaga ubwo rero ikibazo cyawe uti ibyago byanganaga iki ni intambara yashyiraga kaga kangana gute ku Rwanda yashyiraga kaga gakomeye cyane ku Rwanda ku rwego ntashobora kubigereranya kubera yuko nibyagaragariraga maso kandi noneho bigakurikirwa n'amagambo yaratangajwe na Félix Antoine Tshisekedi ubwe avuga ati iyi ntambara ni numva gasasu kamwe nzayambutsa aramwenderesi karimushi nzayambutsa ngasaba uruhushya gusa no guteranya assemblée y'abadepite donc assemblée générale ya dans aribwo niko babyita yego y'abadepite nkayisaba uburenganzira ubundi nkakwambukiriza urugamba kuko mwaramvogereye ibyo rero ukomojeho by'intwaro ubwo ukomoje kuzaba Tanzania iz'abacancuro iza FARDC za FDLR izo zose zari ziteraniye hariya igoma kuko urugamba twabonye ku itariki 27 niba ntibeshye 27 z'ukwa mbere mu masaha ine yaho ngaho ntabwo twe twiteze ko ibyo bintu byaba mu gihe twari twumvise ahubwo ko FRDC yamaze guhunga tayari umujyi wa Goma kumbi harimo abo bacancuro harimo basadeke harimo izo za FDLR zashaka kugonga mvuze ntabwo ari byanyu byo kugongesha gutera wambuka ahubwo ndavuga kugonga nk'igikuta ugakubita ugaperisa ugatobora hariya rero coalition tuyite coalition ya FRDC ubwo turahera mbere na mbere kuri FDLR kuko niyo nyiri umushinga wo kuba u Rwanda rwagira umutekano muke kuko nayo irarushaka yego yari bien armé ariko itaza ubushobozi bw'abayiteguye uko bangana ruriya rugamba ujya wumva perezida rugarukaho avuga ati mwabonye intwaro zari zitureba mu maso ukuntu twari menase amahanga isi yose yaduteraniyeho biriya bintu abavuga we tekereza ko ababivuze nka 3 wenda nka 1% kuko agiye kukubwira 99% wakumirwa yego nta amakuru abafite abari menshi atarika amahanga yaduteraniyeho haravuze ati sayo mahanga ni bande ariko mu mahanga harimo ubwo wahera kuri ya SADC yari irimo ibihugu 3 Afrika y'Epfo Malawi Tanzania yaje ishaka gupiga kunguru cyangwa se kwica arya kunguru ni igikona urumva ibyo ngibyo rero Perezida Kagame yavuze ati amahanga yaduteraniyeho abavuza amahanga ariko yagomba gufasha FDLR kuko niyo irekerereje ngo ibona aho yinjirira ku Rwanda hariya rero yari yashatse kwinjira ubwo icyo kibazo ndagisobanurisha ibikorwa kuko imaze kubona yuko bayicompresheje nko kwishyira mu ibinika hariya mu mujyi wa Goma iyo yaravuze ati kama mbaya nta ni mahitamo ahari
ni ugutera noneho twinjira mu Rwanda kugira ngo tugende tumanitse amaboko. Yarateye rero ihabwa umusada na za artillery za FARDC cyangwa se z'abacancuro zari kuri Goma. Izo zose rero barazirashe hakoreshejwe ubwirinzi bw'u Rwanda n'ibindi bisasu byagiye bimirwa. Ariko M23 yarwanaga n'ingabo za Kongo. FDL yaje kwinjira yo muri urwo rugamba gute? Kuko igaragara neza muri uku nguku gushaka kwinjira mu Rwanda. Ariko noneho FDL yaje kugeramo gute muri uru rugamba? FDL buriya ntabwo yari nubwo yajyaga isura umujyi wa Goma nk'abafatanyabikorwa, ntabwo yabaga muri uriya mujyi wa Goma nk'ihafite ibirindiro. Ariko abayobozi bayo barimo uriya mukoloneli yitwa nde, yitwa uyu nguyu Commander Crap barashe Ruhinda, Colonel Ruhinda. Uwo ngo yari awufitemo umuryango kandi ariwe Commander Crap ni umutwe udasanzwe wa FDL, ni nk'aba special force. Babantu ngo bakora ngo ibitero ngo aprofonderi, ngo binjiramo imbere uburyo baprofondisa intambara. Abo ba Commander Crap rero umuyobozi wayo yari afite urugo hariya muri Goma, kandi n'umugore we ngira ngo niwe warakurikiye, yaratashye yahawe amahugurwa hariya mu kigo cya demobilization hariya Imutobo. Hanyuma rero FDL uko kumanuka kuyikura kuva mu bice bya Rucuru yahoze ifatanya n'ingabo za FARDC. Ibyo that is fact. Ntabwo ari ibintu by'ibigambo byo gupapira, nuko nguko biteye ibintu nuko byestaye. Bayikuye muri Rucuru, bayikura muri Masisi, bayikura muri Nyiragongo, niko bagendaga bayikonsantra hehe mu mujyi wa Goma. Ubwo ni nako u Rwanda rwo ruri gukurikiranira hafi ibyo bitero. Narwo ingamba z'ubwirinzi rwazarumye hariya mu Rubavu, mu mujyi no ku mupaka. Iyo FDL uvuga ngo yijanditse mite, keretse utasobanukiwe ibya hitwa za Kishishe, ahantu FDL yari ifite indiri zikomeye, keretse udasobanukiwe ibyo muri za Kanyamahoro hariya muri Nyiragongo, mu Kirunga aho General Omega yabaga, bakahamukura bamukomerekeje, ndetse hakaza n'amakuru avuga ko nawe bamushyize ku butaka bikarangira. Ariko komando burya yarangiye amakuru aburi burengero, ndetse n'ubu ngubu amakuru yacyagaragaza ko bwana General Omega Pacifique Ntawunguka akiriho kandi aganje, akikomanda operation za FDL n'ubwo wenda ashobora kuba afite ubumuga. Ubwo rero FDL ntabwo ari amakuru y'agasesheshwa rumuri ngo iyisanze mu ntambara ite, kandi n'ubundi yarahoraga irekerereje kugira ngo irebe ko hari umubyizi waboneka ku ruhande rwa FARDC, nayo ibigizemo uruhare, kuko urugamba kuba rwaranatinze kugeza ubu ni imbaraga za FDL, ntabwo ari imbaraga za FARDC. Ni ukuvuga ngo abarwanye nyabo M23 ihanganye nabo ni FDL, ntabwo ari FARDC. Ngira ngo ibyo urabyumva. Bariyeri ituma progress ya M23 itaguruka, itihuta, ni FDL. Ukongeraho n'abarundi, abo bose basangiye amateka n'umuco. Bose ukimara kumva ngo inkomoko n'u Rwanda, kuko niyo M23 nayisano n'u Rwanda, byo nta kinyoma kirimo. Kuko niba ababyeyi babo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakaba barakatiweho imipaka winje mu mateka, bari Abanyarwanda bakatirwaho imipaka, bitwa Abanyekongo ku bwa nationality. Ariko ku bw'umuco ni Abanyarwanda. Urwo rurimi bwarwo ni umuco, ni umuco dusangiye uduhuza. Ku bw'uwo muco rero ni Abanyarwanda, ariko ku bw'igihugu kandi batagizemo uruhare mu gukata imipaka ni Abanyekongo. Aho niho rero u Rwanda rugera rukavuga ruti, niba mutabashatse se mwasubije nako gace bakase, ko nta proposal bafite iberere mu Budage ngo mudukate mutujyane hakurya. None niba mutabashaka mwabakase n'ubundi mukabagarura hakuno, bakabona bakitwa Abanyarwanda, ariko ntimusige ubutaka. Kongo yari ikikora ishaka kubirukana, ariko igasigarana ubutaka.
hanyuma rero intambara ni imyaka myinshi n'amakuru menshi ufite ku bitero byagiye biba bitandukanye ariko iva Goma ni muri Kivu ya ruguru irakomeza igera Bukavu ni muri Kivu y'epfo Uvira tube tuyiretse gato hanyuma ibiganiro biratangira amasezerano atangira ibiganiro bijyamo n'uburyo bwa diplomasi butangira kuganirwaho tubona Nairobi tubona Angola Rwanda ubwo aho ngaho Rwanda yari kirimo ndetse na Joao Lorenzo Angola yari umuhuza yego African Union Africa yunze ubumwe mbere yuko aza gusimburwa na Nyasimbe wa Togo ibiganiro bya Angola ko byageze aho bitanga icyizere mu myaka 2 ishize ubona byaragonze uruherukuta urumva mu kuganira diplomatically ni hahandi rakajambo njya numva abanyapolitike nabo bajya bagaruka kitwa rugondi hene na gatego nyine ngo sinzi niba nawe uzi kuwutega uwo mutego nanjye sindanabona nuwa kubisa uwo mutego ihene ngo ndebe ukuntu bayigonda ariko muri ibyo biganiro nako bagishyiramo ama equation du second degré troisième degré ama différentiel yose bagenda baterekamo bya biganiro bya Angola rero hari umutego wa rugondi hene Kongo yari kubise u Rwanda kuko byarebaga u Rwanda na Kongo u Rwanda rwawubonye rwawutegura kuko narwo buriya niba ruteguye uwo mutego narwo rufite n'ubushobozi bwo kwa rwakubita rugondi hene so ate niba uyiteguye ubwo niwo kubise rugondi hene rero ariko iyo rugondi hene y'u Rwanda rutayibona mbere rwaye ruyitezwe niyihe byose birahura nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 yego induru zikaba ziravutse u Rwanda narwo rukavuga ruti mwebwe nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murafatanya sino gufasha ahubwo murafatanya muri homogene mwarivanze mwabaye umwe na FDLR aho ngaho nanone induru za politike zikaba ziravutse hanyuma rero icyari kibayeho nuko bari bagiye gusinyana amasezerano yo guhosha amakimbirane mu karere ariko umuzi nyirizina niba FDLR igiye kuvaho cyangwa se ibyo bari gusinya harimo kwenda FDLR izasenywa na Kongo ariko noneho Kongo yo ikabitsinze igitego cy'uko irangiye kuvugana n'u Rwanda yita ko rugira rute aggressive ari rwo rwahigabyeho igitero yego ariko nta gakoroshe karimo ko abatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari abene gihugu bacyo ba M23 bari mu burenganzira bwabo icyo gihe byari kuba birangiye rero iyo M23 ni nkaho u Rwanda rwari kuba ruyishinje rwayihagarariye muri ibyo bintu byose hanyuma rero aho ngaho niho u Rwanda rwibukiye ruhita ruzanamo proposal ku munota wa nyuma ruvuga ruti ariko mbere yuko dushyira umukono kuri aya masezerano murabanza mutwemerere ko muzicara mukaganira na M23 kugira ngo icyo kibe kizwi kiraho ko M23 ari u Rwanda murangezanyije narwo ibibazo ahubwo tugishyire ku ruhande mwe muzi neza cyane nuko ko kuba dusinyanye twebwe ari uko mwe mufasha FDLR mukamugiye kuyisenya ibyo bikaba ari ibyacu naho ibyanyu n'abanyu bikomeza uko byakabaye cyangwa se mu bijyane mu nzira bigomba kunyuramo aho rero Rwanda ko kantu rwahise rukabona kare ruhita gondekamo biza kurangira amasezerano y'u Rwanda adasinywe kubera ko Kongo yanze kugeza icyo gihe ntiyari yakwemeye ko na rimwe nkuko byasubiyemo na President Tshisekedi izigera yicarana na delegation y'abahagarariye FDLR kumezamo M23 kumezamo umusore ubwo rero amasezerano y'u Rwanda byabaye nkaho arangiriye aho ngaho donc abakubise igihwereye ntiyabona umusaruro ariko d'un coup surpris twabonye Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Kongo mu gihe iby'i Rwanda tukibikurikirana ngo ese ngo buriya hazakurikiraho iki ko Kongo ko batasinye uribuka ko nyine ngo bategereje Perezida w'u Rwanda ntibamubona kandi bagomba gushyiraho umukono wa nyuma yego twagiye kubona tubona bicaranye imbere y'umwami wa Qatar Mohammed bin
Arisari Aritani igikomangoma ni umwami wa Qatar ntagakiri igikomangoma tubona baricaranye baduha aga press release katinjiramo imbere k'ibyo bagomba kuba baganiriye kuko aho ni hahandi noneho twatangiye kwibaza se ko Tshisekedi yavuze ngo nzongera kuganira nzabonana na perezida w'u Rwanda mu ijuru niririya se ni Doha muri Qatar aho ngaho naho nibahatinze nibongeye kuhahurira undi munsi wa kabiri batongeye noneho ibiganiro bidasubijwe ku rwego rwa ministeri byimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ibyaberaga i Rwanda noneho yego byimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo tubona ikindi cyiciro cy'ibiganiro bihuza kivutse bushyashya noneho gihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 byaduha hahandi Kongo yaravuze iti sinzigera nicara n'abantu nk'aba ngaba biratangira ibyidoha na n'ubu gikomeje bitaragira icyo bigeraho gifatika nubwo hari protocole nk'ebyiri cyangwa 3 basinye no mu Busuwisi bikaba byaragiye no mu Busuwisi ariko mu Busuwisi ho ni byagiye mu Busuwisi kubera kira kibazo cyo mu Burasirazuba bwo hagati aho bakeka ko bira bitero bya Iran bishobora no kugera muri Qatar bitewe no gusubiza mu ndumane mu gihe ubushotoranyi bwa Amerika na Israel bwaba bukomeje kuyizonga babijyana imontre mu Busuwisi ariko n'ibyi Qatar n'ubundi bikomeje utagira ngo byimukiyeyo ibiganiro bya Rwanda rero hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukoresheje imvugo ngo bikubise igihwereye noneho tuza kubona ibindi biganiro Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington mu gihe bikirimo mu gihe bigishyushye mu gihe bakiri gusinya amasezerano tubona Uvira irafashwe na M23 mu gihe bikirimo aho ngaho nanone bamaze kuyasinya ni amasezerano yasinywe kuri 4 z'ukwa 12 yego 2025 yego ibi biganiro bya Washington nyuma ya maraporo ya Marco Rubio ingendo zitandukanye z'intumwa za Trump zitandukanye ibi byo noneho hari umuntu wavuga ati noneho birarangiye birakemutse ya mahoro arabonetse ariko bakirengagiza ko yego hari ibiganiro by'u Rwanda na Kongo ariko hari ikindi gice cyitwa M23 ari nabyo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze akavuga ngo yavuze muri biro politike ya FPR aravuga ngo hari utekereza ko u Rwanda kumvikana cyangwa se gusinyana na Kongo bihwanye no gukuraho M23 kuki noneho nyuma ya Washington tutabonye iriya ntambara irangira none ari imwe mu kibazo cya Kongo ivuga ngo no Rwanda kuki no tutabona irangira kandi Washington yaramaze gusinya impamvu itarangira nuko amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ataragezwa ku musozo kandi noneho na duke yabemeranyijeho kutwubaha buri ruhande rwananiwe kutwubaha gusinya hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wenda gahenge twagira tukagarukaho gake hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda Washington bivuze gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo ntabwo bivuze gukemura ibibazo biri hagati ya M23 na Kongo kuko icyo u Rwanda rureba ni ukubona FDLR iruviriye mu mubare w'abaruderanje cyangwa se w'abarutesha umutwe yego kandi abo ngabo bakaba bakoranira bya hafi na FARDC cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kongo irajya gusa n'ibyemera ubundi ikabihakana bikarangira u Rwanda rutanyuzwe nuko Kongo yitwara mu gushyira mu bikorwa ari amasezerano ariko kandi muri ari amasezerano hakaba hacometsemo ikiswe resolution cyangwa se umwanzuro wa 2773 w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kavuga ko M23 igomba kuva mu bice yafashe ubwo nukuvuga ngo ibice by'umujyi wa Goma ibya Bukavu ndetse n'ibya Rucuru na Basisi n'ibindi bice byose
hagasubiraho ubutegetsi bwite bwa leta na bwa bundi bwagiye bushyirwaho na M23 bwa gisivile bwegera abaturage nabwo ubwabwo bugakurwaho burimo ba Willy ba dimini bose ba za teritwari bakavaho ba guverineri bakavaho ibyo mu butabera byose bikavaho. Ibyo rero ntabwo ako kantu gacometsemo iriya resolution irimo, ariko ntabwo ibyo bintu byigeze bikorwa. Uwo mwanzuro kandi uranongera ukagaruka ukavuga ngo ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nkuko nakubwiye ngo nyuma yo gusinyana amasezerano ya Kinshasa na Washington, bakemeranya ko Washington igiye gufasha Kinshasa mu kugarura amahoro, ariko nanone kubw'ingurane z'amabuye y'agaciro. Byanze bikunze umuntu utakwemera ko hari amakuru ya CIA cyangwa se y'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenderwaho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba agiye kwirengagiza. Wenda ntibohereje ingabo, ariko amakuru y'ubutasi barayabaha, bakoresha amasatelite, bakoresheje buri kintu cyose. Aho rero nakubwiye ngo nyirisi ushobora kudukurikira ukaba utabyemera, ariko isi irasa nk'aho ari iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iravuga abandi bagakurikira. None iyo New World Order irahagarara, yakifashisha UN, yakifashisha y'ubwayo, igahagarira Washington iti turimo turabona ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba kuvayo. Ako kanyu Ubufaransa bugakurikira, Ubwongereza bugakurikira, Ububiligi bwo ni kure kubi, ibihugu byose n'Ubudage byose bikakomeza kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yet u Rwanda ntabwo rubyemera, ntiruzanabyemera. Rwo ruzakomeza kubabwira ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, kandi nta muntu wakubuza kwirinda burya. Kandi nanone rukimara kuvuga gutyo, ahubwo twibaza tuti ubundi ingamba z'ubwirinzi haba hari amahoro ho ntizikenewe. Hari akantu nyine ntajya nemera ngewe ku giti cyanjye, rwemeye gusinya gute ku kintu cyitwa ngo gukura ingamba z'ubwirinzi kandi zigomba guhoraho niyo haba nta mwanzu usanzwe ubona hakurya yawe. Aho rero gisigara ari ihurizo rikomeye, hahandi nyine tukubwira uti byageze muri equation noneho ziremereye za differentiel zimwe bita za equadif. Aho gaho rero ubwo haba hasigaye kureba ngo ese wanyira umugenga w'isi cyangwa se New World Order arabifataho imyanzuro yihe, arakomeza kubitwara ate. Ariko twebwe nk'abari mu Rwanda icyo dutegetswe ni ukureba ngo ese abayobozi bacu barimo barabitangaza bate. Bavuga ko rero bafite ingamba z'ubwirinzi ku mipaka y'u Rwanda, kandi izo ngamba zitagomba kuvaho umwanzi ataravaho. Ariko twe tugasanga n'izo ngamba z'ubwirinzi ubundi niyo yavaho zitagomba kuvaho, kuko buri gihugu kigira ko gicunga umutekano w'abaturage bacyo. Ubwo rero impamvu rero ayo masezerano yasinywe bikaba bitarimo kurangira, nuko haba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze ikwanyaguza FDLR ngiyimene, ndetse nkuko iyo si ibitangaza na Kongo ikunga igafatiramo nayo ukikomeza kubitangaza irakomeza kuvuga ko n'ubundi ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None ubwo urumva icyo kibazo cyarangira gite? Igisubizo nanjye ntacyo mfite, ahubwo ukomeje kuvuga aho ngaho duharira abandi basomyi, aho duharira abasomyi. Ukomeje kuvuga ku kintu noneho kivuga ngo n'amasezerano yabasabaga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusenya FDLR. Uyu munsi tuganira amakuru yaramutse nuko FDLR na leta ya Kongo hari amasezerano bagiranye, hari uburyo bumvikanye ngo FDLR igiye kwishyikiriza ingabo za Kongo. Ibyo u Rwanda rwo rwavuze ruti ibi bintu no kuyobya uburari. FDLR ishobora gusenywa hatabayeho intambara, aho kuvuga ngo yizanye irambitse ibikoresho yishyikirije ingabo za Kongo, kandi wamaze kutubwira ngo babaye umwe. Hari umugani bajya bacangwa ngo akagezi k'isuri karisenya, ariko FDLR ntabwo ari akagezi k'isuri kagomba kwisenya. Nta nubwo
nta nubwo ari kwa kundi bavuga ngo umubyeyi w'umutindi cyangwa se mutindi w'umugome w'umutindi ngo yikora mu nda, ntabwo FDLR iteze kwikora mu nda ubwayo. Ntabwo FDLR yisenya, ntiyidemobiliza, ntiyicisha bugufi, niyo gucishwa bugufi. Ngo yandikiye Perezida Tshisekedi tariki 30 Gicurasi uyu mwaka bamubwira ngo tugiye kuzana ibikoresho twishyikiriza ingabo zawe. Kugeza ubu ni ibintu bisa nk'ibisekeje gusa ariko nanone birebeye ku rwego rwa politiki. Kumbwira ngo FDLR imaze imyaka 30 n'imisago muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR yakoreweho za operation na za operation uhereye kuri Umoja Wetu, Kimya ya mbere, ya kabiri, nta yindi operation yabayera. Banza na za Sokuru ubwazo nazo zari icyo zari zigambiriye. Sokora ya mbere, ya kabiri, ibyo byose bikayisiga ari ya yindi. FDLR yishwemo ba General Sylvestre Mudacumura ikaba igihagaze ikiri mu nshingano izayo nkuko yaziyemeje ku ideology ari ya cyangwa se inyenga bitekerezo ari ya yo kuvuga ngo tuzasubira mu Rwanda turwana. U Rwanda rwo ruravuga ruti nta kindi iyo ideology ibategeka ni ukuza kwica abatutsi mugakomereza kuri genocide mwasize mutarangije. Yego, iyo FDLR noneho yifate uyibone rwose yamaze kwambara amashapure noneho intwari zitwaye nk'ibibando yicumbye igiye mu materaniro cyangwa bazitwaye mu mifuka igiye imbunda bazipagiye mu mifuka basenyaguye bazisenyaguye none bakazishyira mu tuvera Diodone tayadi rwose iyo FDLR ntayo nteze kuzabona imeze ityo. Ntayo rira ni icenga rya politike ni rya diplomasi. U Rwanda rudakwiriye no gushukwa naryo cyangwa se kujijishwa naryo ntiribaho. Ibyo bintu ntibibaho kuko ngira ngo amakuru yafite ko Kongo ubwo yashyirwaga akantu k'igitutu na leta z'Ubumwe z'Amerika ko igomba gusenya FDLR muri bikurikiranye n'amasezerano yabanje ikitwa campaign. Yabanje gusohora itangazo irayisaba iti murambike intwaro hasi mwishyikiriza UN n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze birangire. Noneho mu kandi kanya gato FDLR yisisora irindi tangazo iravuga ngo twajyaga kurambika intwaro muri UN noneho ngo tugahita twitambikwa n'ingabo z'u Rwanda ngo mu bice ngo M20 igenzura aho kantu nakura kibuka batubwira ati murajya he ati ngo bigatuma tutarambika intwaro hasi. Nawe wumva ko kantu. Noneho nyuma yaho haje ikitwa ngo noneho gutangiza operation. Gitangizwa n'umugabo yitwa Jean Jacques Nduru ngira ngo ni umugabo wungirije ushinzwe operation na hanse nyuma ya FRDC. Nkaho gutangiza operation icyo kintu cyo gikorwa cyatangijwe n'ibirori hariya Ikisangani mu kigo cya gisirikare bakora karasisi ahubwo na FDLR amakuru twakiriye nuko yatumiye muri icyo kirori cyo kuyigabaho operation. Nawe wumve icyo kintu barayitumira bivuga ati muze twizihiza uyu munsi wo gutangiza ibitero byo kugira gute byo kuza kubasenya. Batumira ba komanda ba FDLR baraza bamena ka champagne rwose operation bayimenaho champagne barya inyama amakoko barangiye bati barandika mu binyamakuru bati nimubona se ko operation zatangiye zo kugaba kuri FDLR. Ibyo mu gihe biri uko rero mu gihe utegereje ngo ese ko mwayironshingiye mu kigo mukanarya mukanywa kuri tereyo n'iryara haje amakuru ahubwo ko FDLR iri guhabwa imbaraga cyangwa se intwaro zikomeye na FRDC. None ejo wundi FDLR hasohotse habanje gusohoka n'ubundi akandi ka irindi tangazo rihuriweho ry'itsinda rihuriweho ryo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ngira ngo ryabereye mu Bwongereza niba ntibeshye. Hanyuma nyuma yaho nibwo rero FDLR igize gutya ngo twaganiriye n'inzego za Kongo ngo tuza kwemeranya yuko ngo turi buze kwidemobiliza ngo tugashyira intwaro hasi nyuma y'ibiganiro twagiranye twasanze rwose kandi ngo ibyo birajyana n'amasezerano y'u Washington. U Rwanda rero rwibajije ruti wowe ujya gukomoza ku masezerano y'u Washington nk'uyafitemo uruhare kandi uri umufatirwa byemezo mu masezerano y'u Washington
nawe uri mu bafashe ibyemezo by'ukuntu mugomba kwidemobiliza cyangwa se gushyira intwaro hasi. Ibyo rero byahawe umugisha na Patrick Muyaya. Niwe wanditse umushinga w'uburyo ugiye gusenywa, niwe wanditse niwe waporopoje ukuntu ugiye gusenywa no kwikantona cyangwa kwishyira mu kato se harya buriya niko twabyitara kwishyira mu kigo mu nkambi ahantu. Ibyo ngibyo u Rwanda rero rwabyumvirije rwumva Patrick Muyaya nk'uko wabikomojeho, ndetse n'uwitwa Floribert Anzuruni ni minisitiri ushinzwe coopération régionale muri aka karere, bari kubyemeza neza cyane nk'igitekerezo cy'inyamibwa gikomeye cyane FDLR yavumbuye cy'uburyo bwo kuyambura intwaro batayirashe ahubwo yo yibwirije. Icyo kintu Dieudonné ni icenga rikomeye cyane u Rwanda rudashobora no kwemera, rudashobora no kuzapfa rwemeye niyo byagenda bite, rudafite no kuzapfa rwumvise ntibizashoboka. Nta nubwo bishoboka ibyo bintu rwose, kuvuga ngo FDLR ngiye kwifasha kwiyambura intwaro, kwisenya, kwiyambura nko kuvuga ngo urashonje ushaka kurya ibiryo biraje ariko ngo reka nifashe mbidebarase nararya. Donc apeti nyibiki ibyo bintu ntabwo bishoboka. Noneho Patrick Muyaya ikintu yakoze noneho we yavuze ngo ubundi ngo FDLR ngo kuyisenya cyangwa se kuyinetraliza ntibivuze kubica, ntibivuze kubagabaho ibitero. Ngo birashoboka ko yo twayihaye amahirwe yo kwidemobiliza, ngo icyo bita kuyinetraliza ngo ni ukuyica intege ku buryo idasigara ari ikibazo kuyikeka ko imubereye ikibazo ku Rwanda. Ibyo bintu rero ndumva ari ibintu bidakomeye cyane u Rwanda rwo gucungira hafi. Niyo mpamvu n'uwitwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe yavuze ati rwose turabibona neza cyane ko ari papa n'umwana barimo kwiganirira, mukomeze umujyo wanyu nimutubahiriza amasezerano desiriti zahora ari ikibazo kuri mwebwe. Hari uwavuga ngo Kongo iteye intambwe u Rwanda rwo ntayo ruratera. Bati dore twebwe twateye nka Muyaya akavuga twe twateye etape ya mbere, dore ngibi byo turi gukora ku byo dusabwa, ariko twe twamwebwe twabasabye gukura ingabo zanyu ku butaka bwa Kongo, cyangwa se twabasabye gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ntacyo muri kutwereka. Bakaba babigenderaho kuri wa wundi bavugaga ngo ufata ibihano umunsi ku munsi. Akavuga ati rero twe haraho twari tugeze ariko boko ntacyo bakoze. Ingamba z'ubwirinzi zivugwa buriya u Rwanda rushaka umunsi umwe rwazabyuka rukavuga ati nta nizo nkuko Rwanda bivuze ko rutazazikuraho kwanza. Rushaka rwabyuka rukavuga ruti niyo FDLR yashwanyaguzwa ntazo tuzakuraho kuko zigomba kugumaho. Ntabwo Kongo ariyo itegereza ngo u Rwanda ni rubanza rukureho ingamba z'ubwirinzi, kuko niyo hataba hari ikibazo rwazishyiriyeho zigomba guhora zihari. Kandi nawe usaba mugana ukoresheje logique, ntabwo igihugu kiba kitarinzwe. Nta gihugu kiba kitarinzwe, na Amerika irarinzwe, na Kongo ubwayo irarinzwe, nuko ahubwo ingamba z'ubwirinzi zayo ziri nkenekene zikaba zarinjiranwe na M23 ikabakura Bunagana paka ibagejeje mu misozi miremire yongiye muri za Minembwe. Zagombye kuba ziriho ni za Kongo. Ese u Rwanda rwigeze rurekarama ingamba z'ubwirinzi za Kongo ziratubangamiye? Ahubwo ko rwabangamiye n'Abanyarwanda. U Rwanda rubundi rubangamiye n'Abanyarwanda bari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bashaka kwinjira barwana kandi babereka inzira yo kutaha ku mahoro. Ubwo rero ntabwo Kongo yavuga ngo twe twateye intambwe ngo FDLR ngo twaganiriye ngo yemera gushyira intwaro hasi no kwijyana mu kigo kitigeze kinagaragazwa ngo bazajya hehe. Yego. Kandi ibyo bintu nta hantu byanditse mu masezerano y'Washington. I Washington harimo ngo nugushwanya neutralisation de FDLR. Ntabwo bivuze ngo muri aya masezerano harimo ko muzagana na FDLR mwarangiza mukumva ibyitekereza hanyuma ikazana mu mwanzuro wo kwidemobiliza cyangwa se wo kwisubiza mu buzima busanzwe. Ibyo bintu nta birimo.
niyo mpamvu n'u Rwanda rubibutsa ruti ibyo bintu muri kuvuga nta hantu byanditswe mu masezerano. Ibyo rero urumva ko bitazashoboka. hanyuma wakomeje kugenda ugaruka ku ngo hari uyoboye isi n'uburyo abibona. Twagiye tubona ubwo turi kugaruka noneho imbere mu Rwanda. Twagiye tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ibihano. Zafatiye ibihano abamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda, zafatiye ibihano ibyavuga ubwo ngubu ni ibyafatiwe abacuruzi cyangwa se abafite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amasosiyete akora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, na Gasabo Gold n'inganda zitunganya amabuye y'agaciro, za Wolfram whatever. Noneho cyangwa se abayobozi mu bigo bikurikirana ubucukuzi na mine mu Rwanda, RMB. Ibi bihano reka ubwo turagana noneho imbere iwacu mu Rwanda. Tube mu mateka yo hakurya. Yego. Ibi bihano bifatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku banyarwanda, ku ngabo z'u Rwanda, ni bihano mu mboni y'umusesenguzi bishobora kugira ingaruka ki ku mibereho y'umuturage w'umunyarwanda. Ibi bihano ni bifatiye ku gisirikare koko, ndetse no ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyatunganya. Bifite ingaruka zikomeye ku banyarwanda byanze bikunze, kuko niba ubizi neza nk'uko utatera intambwe ingana wenda ni kilometero kimwe utarahura n'imodoka y'umutekano n'isuku. Isuku n'umutekano. Nuko uwo mutekano hari icyo uvuze kinini ku buzima bw'abaturage. Ubwo rero niba bashaka kuniga umutekano, bashaka guhera ku cyitwa umutekano, kuko ibi byose u Rwanda rugeraho ni umutekano. Rudafite uwo mutekano nta cyakwiyubaka. Naha turi muri studio ntitwagomba, ntabwo wakicara aha ngaha amasasa ari kuvugira hanze ngo uri kutangaza amakuru, ngo uri gusesengura, ntibishoboka. Ubwo rero niba bashaka gufatira aho aho gitewe inkingi harya niko bavuga. Yego. Bagashaka gufatira ku rufatiro, ku musingi. Igisirikare urumva bari gufata noneho mu cyico, bari gufata mu ijosi, bari kwasifigisiya, niho gufata u Rwanda bakaruheza umwuka, bakarutuma rupfa kuri se urwishwe na CO2 kandi rwahumekaga ka oxygene. Dufate igisirikare cy'u Rwanda nka oxygene igera ku banyarwanda. Yego. None barashaka kuyikuramo ngo musigare muri mu gicupa kitagirwamo n'umwuka. Aho hantu direct bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Icyambere ushobora kujya kubona nubwo wenda ingaruka zitaraza mu buryo bugaragara, zishobora kuba ingaruka ziri ruwentene, ariko iziri direct ukaba utahita uzibona aka kanya. Yego. Ariko still zaze ziri ruwentene n'ubundi zigeraho zikazaba direct kubera ko n'ubundi biba bigenda byegera umuturage. Ntabwo Amerika ijya gufata biriya bihano ari imikino iri gukina nawe. Yego. Ijya kubifata ibizi neza cyane ko bigomba kukugiraho ingaruka. Ubwo biracyari muri politike hejuru, cyangwa se mu baplana, cyangwa se mu bashyira ku murongo igisirikare, kuko bahereye no muri bara general uhereye kuri Mubaraka, urumva ni umugaba, ba Vincent Nyakarundi, ba Special Force yitwa nde, Rusisi, yarasimbuka Shugi Stanislas yego. Urumva bo baba bagihanganye nabyo hejuru aho ngaho, birinda ko none ingaruka zigita zigera ku muturage aho ngaho. Kandi buryo udakina ntabwo bicaye, baba bafite ibintu bari kuganira mu buryo bwa diplomasi. Yego. Ariko ingaruka byanze bikunze ziba zigomba kugera ku muturage nyuma y'igihe runaka. Niho ushobora kuzajya kubona ukabona rwose utangiye no kubura umutekano, kubera yuko ingabo nyine bazihanye. Niba bazihanye birashoboka ko ushobora kujya kubona ukabona nka mission ya UN zajyagamo irahagaze. Mwabo ngira ngo wahise ubona uburyo byahise byafegita, nubwo byahise bifata izindi nzira, ariko wabonye ko kuri kuri Mozambique iriya mission yabanje kuzamo impaka nyinshi cyane. Ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ati nta finance turi buze kongera kohereza mu gihe igisirikare kirinda hano cyamaze guhanwa.
nuko nyine byarangiye Mozambique ivuze tuzakishyura ariko ziriya zari zitashye kari kabaye kandi n'u Rwanda rwamaze kuvuga ati nitubona ko imirimo y'amaboko yacu y'ingabo zacu atari gushimwa nta mpamvu yo gukomeza kuyabaha kandi nta shimwe dufite tuzayagarura mu gihugu. Ingaruka aho kanya zari zise ziboneka. Abamwe bajya bavuga bati igisirikare cy'u Rwanda niyo maboko y'igihugu kandi nizo mbaraga, noneho bamwe ngira ngo nawe ujye ubyumva bakavuga bati ni nacyo gikora business, ariko dufate ko nizo business zakorwaga n'igisirikare, ariko byose biba biri gukorwa niba binakorwa mu nyungu z'umuturage. None niba izo business bazikora koko bakaba batemerewe kugira na business n'aba partners, kubera yuko Amerika yashyize mu dukozi ivuga ngo uzagirana amasezerano cyangwa se imikoranire n'urwego rwa hano nawe ashobora kugira gute guhano. Ubwo bivuze ngo kuri izo business hashobora kujyaho limitation, biracyari hejuru mu bushorishori, ntabwo ibitonyanga by'ingaruka z'ibyo bihano biratugeraho twebwe nk'abaturage, ariko d'après Anseteta bishobora kutugeraho, birashoboka rwose kandi bitari na kera, kuko nk'izo business ishobora guhagarara ugasanga tubuze nk'umunyu n'urugero, ugasanga tubuze nk'imiti n'urugero. Yego, ubwo urumva ahantu biba biri kwerekeza. U Rwanda twagiye tubona rwishakamo ibisubizo mu bitero bitandukanye, kuko u Rwanda rwahoranye imijugujugu buriya muri iyi myaka 32 tuvuga ngo kubaho n'ukwarwo n'uguhangana iteka. Twagiye tubona rugabwaho iyo mijugujugu, ariko abanyarwanda bakagerageza kwishakamo ibisubizo. Tuzi Agaciro Development Fund, tuzi imishinga itandukanye yagiye ibaho, abanyarwanda bavuga bati noneho aho bigeze twishakemo igisubizo. Ubu noneho ni igihe abanyarwanda bakwiye gutekereza iki, bakwiye kwantisipa iki, bakwiye guteganya iki, bakwiye kwitwara mu gute. Ni kwa gukomereza muri uwo mujyo wo kwishakamo ibisubizo nyine, baba banyamutegera kazaza ejo, kuko akimuhana nyine kaza imvura ihise, hari n'igihe yahitamo kugafunga nk'uko iyo bavuze ngo bafata ibihano ingabo z'u Rwanda, bivuze ngo sponsorship yazizagamo irahagarara. Aho ngaho ari aho umuturage gutekereza cyangwa se gutekererezwa ngo ese wakora iki cyasimbura cya kindi cyazaga. Urabona nyine nk'uko ukomoje ku Gaciro Development kajya kuza, ngira ngo niba nibuka neza byari bifatiye kuri kwa gutabwa muri yombi kwa Rose Kabuye cyangwa se General Karenzi Karake hafi aho ngaho. Ntabwo nibuka neza hari hataye muri yombi General Karenzi Karake ya hishakwamo igisubizo, havuka Agaciro Development Fund. Hashobora no kuvuka n'ikindi kigega abanyarwanda bakagiramo uruhare kikazamuka, kuko nk'amafaranga y'Agaciro Development Fund ibyo akora ni byinshi. N'ubu ngubu bashobora no kuba agiye gukora ibindi agihari, kuko ntabwo ndi manager w'icyo kigega. Byanze bikunze arakomeje kirahari. Yego, n'amamiliyari menshi. Ayo ngayo rero ushobora no kutabona za ngaruka nakubwiraga mu gihe tugikonsoma yo muri icyo kigega. Yego, wowe ugakomeza kuvuga uti koze taje kumbi ikigega cyahise gikavariga. Ibyo ngibyo tubyitege ko ikigega nk'iki ngicyo kiragoboka, cyangwa se cyanagobotse no mu yandi madidane twahuye nayo, cyangwa se haravuka n'ikindi, cyangwa se twongere muri cya kindi nanone. Ibyo byose biba bishoboka, ariko umunyarwanda we atekereze ko akwiriye gufata ingamba nawe ubwe zamubesheshaho kurenza gutegereza ko undi yamugoboka, kandi nyamara nawe ari umuntu ufite umutwe utekereza, ufite kwizigamira, ufite gupanga hazaza he ku giti cye. Ikibazo cya nyuma tugana ku musozo, urabona M23 ifata Kongo yose? M23 ahubwo icyo nyicyo nta nubwo nagisubije kandi numvaga nshaka kugisubiza. M23 ubona bishoboka? M23 AS ntabwo ari yo gufata Kongo yose. Yo irashaka kubona nta kayihayeho ka politike n'ubutegetsi bwo kubohoza igihugu ifite. Yirashaka ngo amasezerano yagiranye na leta ashyirwe mu bikorwa ku ngufu, kuko kumvikana byaranze. Iyo rero M23 ntabwo izafata Kongo yose, irashaka igice cy'uburasirazuba
ushobora kubyita barikanizasiyo cyangwa se ntubyita, ariko icyo kintu kirimo. Abaturage, ababyeyi babo, ubutaka bwabo gakondo babutureho badatongana ndetse batanafite inda y'umujinya iterwa n'uruhande rwa Kinshasa rukomeza kubumvisha ko atari abanyekongo. Icyo kirangiye M23 yakwituriza, ariko kubera yuko bamaze kwihuza na AFC, Corneille Nangaa we na Kabila udashaka kwemera ko arimo hariya, ariko ngira ngo perezida nawe w'u Rwanda yabikomojeho ku buryo buca amarenga ko Kabila arimo. Kandi n'ejo bundi Corneille Nangaa nawe yabikomoje, aravuga ati nshobora kuzasimburwa na Kabila akaza kunkorera mu ngata. Corneille Nangaa na Kabila abo ngabo rero bo ntabwo ari abantu bari ku rwego rw'uburasirazuba. Uyibuke ko Kongo, uyibuke ko Kabila yayoboye Kongo arongera arayishaka nanone. Yego, yo ntibaza ubushyuhe bwayo, iyo ntibarayiza uburyohe buvenyere bwayo, arongera arashaka kongera kuyicaramo. Kandi nakayicaramo nk'umujenerali akuye umusivile ku butegetsi yasize amuhaye, undi agahita bukamatana yombi. Yego, hanyuma rero Corneille Nangaa na Kabila tuyite Alliance Fleuve Congo cyangwa se nitushaka tuyite Sauveur la République Démocratique du Congo ya Kabila yashinzwe ejo bundi nayo muri Kenya nanone. Yego, bo bumva ko bagomba kujya gufata Kinshasa yose, Congo yose. Ariko aho bibera ikibazo ni hamwe, igisirikare ntabwo ari icya Kabila, igisirikare ntabwo ari icya Nangaa, igisirikare ni icya General Sultani Makenga na Bertrand Bisimwa batangiranye iriya movement. Bo bashobora kuzabona bamaze kusekiriza igice cy'uburasirazuba bati twaya turaparitse namwe mushaka umutwe wanyu, bagakomeza bonyine. Kuko impamvu byo mbivuga nuko bihuje, ntibitwe AFC M23 ngo ntibitwe AFC ngo ibyo birangiriraho. Yego, harongeye hajyaho nako suffix ka M23. Kuki kakomeje kubaho, bivuze ngo n'igihe cyari cyo cyose bashobora no gutandukanya objectif. Yego, nicyo bivuze. Ubwo rero ni bice ni bibiri, swat hamwe na AFC bashobora kugera Kinshasa, ariko hamwe na M23 bashobora no kwigumira no mu burasirazuba, cyangwa se bakicara mu masezerano byose bakongera bakintegra Kongo yose yakabaye puruvike M23 byirwanira byaba byumvikanyweho. Wanabivuzeho utangira uravuga ngo umenye igihe intambara itangiriye ntumenye igihe izarangirira. Yego, reka ngushimire. Urakoze cyane bwana Dieudonné. Uracyari tired? Byite uko ushaka. Ndetse Jerome Munyentwari ndagushimiye cyane, nizere ko n'ubutane tugukenera tuzakubona. Ndahari rwose nta kibazo. Ndacyari retired nta kibazo. Aha, ubwo rero ibindi byo bajye badukurikira ku Bigwi TV Rwanda. Ni umuyobozi wa Ibigwi TV. Hagaragara amakuru menshi ajyanye n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, namwe mushobora kujyayo mukayareba. Tumushimire cyane, anatwemereye ko ubutaha nitumukenera nabwo tuzamubona. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro Isura Nyayo cy'uyu munsi. Yabivuze hatangira, nanjye nongera kubisubiramo, ni intambara nyine tumenye igihe yatangiriye ariko ntituzi igihe izarangirira. Byinshi kuri iyo ntambara ndetse n'andi makuru uko azagenda kurikirana, uko imyaka ikurikirana, muzagenda murushaho kugenda mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye, haba kuri Makuruki TV, haba no kuri Ibigwi TV kwa Jerome n'ubundi. Reka rero nkomeze ngiye mbabwire ngo mugire ibihe byiza. Nitwa Niyodushima Dieudonné, ikiganiro cyari Isura Nyayo, mwakoze kubana natwe. Bye.